Yes, iyi ni SPN TV2 turizera ko mumeze neza mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu, abari mu mujyi wa Kigali, intara y'Amajyepfo, intara y'Amajyaruguru, namwe muri Iburasirazuba ndetse namwe muherereye iburengera bwaryo, namwe muri hakurya y'amazi mu bihugu byo hanze ku migabane itandukanye, mwe mudukurikira muherereye muri Amerika, muri Canada, muri Australia, turabasuhuje turizera ko mukomeje kumererwa neza cyane. Yes, iyi ni Menya nibi cya kiganiro mutegurirwa natwe SPN TV2 mukunda muri benshi ndetse mumaze no kumenyera. Uyu munsi nta wundi tugiye kuganiraho, nta wundi ngiye kubaganirizaho, ni icyamamare, ni ikimenya bose, ni superstar, nta wundi yitwa Robert Nesta Marley cyangwa se umwite Bob Marley. Yakoze byinshi, yanditse byinshi, yamenyekanye kuri byinshi, n'uyu munsi kandi aracyari icyamamare mpuzamahanga. Ntuze gucikwa rero, njye tugiye kubana muri iyi minota, ni Jose Blaise nk'ibisanzwe, nakubwira nti Domis. Yitwa Robert Nesta Marley cyangwa umwite Bob Marley, wavutse kuwa 6 Gashyantare mu 1945, avukira ahantu bita 9 miles, aho ni muri Jamaica, urutare ruhamye ndetse imiterere y'umuziki ya reggae. Uwavuga ko yateye imbere mu myaka mu 1970 igahinduka electro music. Ibyo byose byahindutse uruvange rw'ibyamugize icyamamare mpuzamahanga. Nesta Marley, ababyeyi be bari Marley Nova, umugenzuzi wari w'icyaro cya kera, ndetse mama we yitwaga Sidela Malcolm, wahoze ari umukobwa w'umwirabura w'umucungamutungo waho muri icyo gihe. Imivugo ye y'ubusizi yakozwe ubwo yari ari mu cyaro, umuziki we mu mihanda itoroshye ya West Kingston. Ubwo sekuru wa nyina Marley ntabwo yari umuhinzi wari uteye imbere, ahubwo yari n'umuganga wo mu gihuru. Abo n'abaganga ba gakondo kuko yakoreshaga ibyatsi mu gukiza cyane, byayobowe kandi na Marxism, bigira icyubahiro cyo mu gihugu cyayo cyo mu misozi miremire ya Jamaica. Akiri umwana, Marley hari ibintu yarazwiho cyane, yarazwiho kugira amasoni, kutareba neza ndetse no gusoma imikindo. Mu by'ukuri igihe cyaje kugera ashimutwa na se umubyara. Ise wari waraciwe n'umuryango we wari ukomeye icyo gihe kubera gushyingirwana n'umwirabura, kandi we yari umuzungu, cyangwa se by'uyu munsi ibyo twita Caucasians, cyangwa se abantu b'abazungu. Umwana w'ingimbi Marley yajyanywe kubana na mukecuru we muri Kingston, kugeza iyi inshuti y'umuryango yongeye kuvumbura umuhungu kubw'amahirwe, ikamusubiza mu gace yavukiyemo, ariko 9 miles, aho ni muri Jamaica. Mu myaka ye y'ubwangavu, Bob Marley yagarutse mu burengerazuba bwa Kingston, aho yari atuye mu nzu yatewe inkunga na leta mu mujyi wa Trench, agace kari gakennye cyane ugereranyije n'umwanda waharangwaga. Mu ntangiriro z'1960, mu gihe yari umunyeshuri, yakoraga umwuga wo gusudira hamwe na mugenzi we wifuzaga kuba umuririmbyi witwa Desmond Decker. Bob Marley yari umufana cyane wa Fats Domino, Mongrose ndetse n'umuririmbyi wa pop Rick Nelson. Ariko igihe amahirwe ye yazaga, Bob Marley mu 1961, ubwo yagiraga amahirwe yo kurikodinga cyangwa se gufata amajwi, yari ari kumwe na producer Leslie Kong. Icyo gihe barakoranye. Mu ndirimbo ze za mbere harimo igikombe kimwe cya coffee cyangwa se 1 cup of coffee, cyahinduwe mu 1961 ndetse gikunzwe n'umunyamerika wo mu gace ka Texas witwa Claude Gray. Cyatanzwe mu 1963, aho ni mu Bwongereza, gitangwa nk'ikirango cya Angels Jamaica Island Records. Iyo records yari ya Chris Blackwell.
Bob Marley yashinze kandi itsinda ry'aba vocals group aho hari mu mujyi wa Trench hamwe n'inshuti zaje kwitwa Peter Tosh, yari afite izina ry'umwimerere ryitwa Winston Hubbard, ndetse na Bunny Wailer. Bunny Wailer mbere y'uko yitwa iri zina yitwaga Neville Livingstone. Aba batatu baje kwita Wailers kuko nk'uko Marley yabivuze yagize ati "We starting crying", cyangwa se mu rurimi rw'ikinyarwanda bivuga ngo dutangiye kurira. Nyuma yaho kandi baje kwakira umutoza w'ijwi n'umuririmbyi uzwi cyane witwa Joe Hicks. Nyuma yaje kwifatanya n'umuririmbyi Junior Brightweight hamwe n'abaririmbyi ba backup barimo Green Shelley ndetse na Kelso. Mu Ukuboza mu 1963 Wailers yinjiye muri studio ya Coxsone Dodd. Iyi niyo studio ya mbere yo gusohora indirimbo Simmer Down. Indirimbo ya Marley niyo yakoresheje mu gutsinda amarushanwa y'impano muri Kingston. Ibi kandi byari bitandukanye cyane n'umuziki wa mento cyangwa se pop ndetse n'injyana ya blues byungukiraga muri Jamaica binyuze kuri radio zo muri Amerika. Simmer Down yari indirimbo yihutirwaga cyane, yari iturutse mu gace ka Shantytown kari munsi y'umudugudu wa Kingston. Ijoro ryari rinini cyane ritazibagirana, ryagize uruhare runini mu gusubiramo gahunda yo kwikimenya bose mu muziki wa Jamaica kuri Marley. Ntabwo yari agikeneye rero imyambarire idasanzwe y'imyidagaduro yo hanze ya Jamaica. Iyi myifatire itinyutse yatumye Bob Marley ndetse n'igihugu cye cyo ku kirwa bituma abakene mu mijyi bari bafite ishema ryo kuba hari habaye isoko ndetse n'umusimburo w'impagarara byari bishingiye ku byiciro mu muco wa Jamaica ndetse n'ukwizera kwabo kwa Rastafarian Wailers. Imyizerezwe cyane mu baturage bari bakeneye bo muri Karayibe basengaga nyakwigendera umwami w'abami wa Ethiopia Haile Selassie wa mbere nk'umucunguzi nyafurika. Uwo niwe wahanuye ubuhanuzi buzwi muri Bibiliya. Wailers yitwaye neza muri Jamaica hagati mu myaka ya za 60 gukomeza kuzamuka, ndetse no muri icyo gihe Bob Marley yari atuye muri Delaware, aho hari mu 1966 ubwo yari yaragiye gusura nyina wari warahimukiye ndetse no kubona akazi by'agateganyo. Ibikorwa bya reggae byakozwe byari mu 1969 kugera mu 1971 bigakorwa ndetse na producer Lee Perry, byongereye uburebure bwa none bwa Wailers, ndetse kandi ubwo bari bamaze gusinyana mu mwaka w'1972 bari bamaze gusinyana na label mpuzamahanga muri icyo gihe ikirango mpuzamahanga, ndetse bakanasohoka nka Catch a Fire, album ya mbere ya reggae yatekerejweho nk'ikusanyirizo gusa. Reggae yabo yabaye album idasanzwe ndetse kandi yabonye icyubahiro cyangwa se nk'igihembo cyiza Marley Superstar, cyatumye buhoro buhoro habaho iseswa rya Triumvirate y'umwimerere nko mu gihe cy'intangiriro mu 1974. Triumvirate niba utayizi byari igihe cy'Iroma ya kera, byari itsinda ry'abagabo batatu bari bafite ubutegetsi cyane cyane ihuriro ridasanzwe ryari rigizwe n'uwitwa Jules César ubaramuzi cyane mu mateka, ndetse n'undi witwaga Pompey ndetse na Clausus, aho hari mu myaka ya za 60 mbere y'ivuka rya Yesu. Nubwo Peter Tosh wabaga muri Wailers yaje kwishimira umwuga we wihariye wenyine mbere y'icwa ryiwe kuko yapfuye mu 1987. Album nakubwira ko yari asohoye uwo Peter Tosh ni nk'iyitwa Uburenganzira Bungana, yasohoye mu 1977. Ntibyabashimishije rwose, ndetse n'indi album nziza ya Bunny Wailer nawe wabaga mu itsinda rimwe na Bob yasohoye indi kandi ari wenyine yitwa Black Heart Man, nayo yasohotse mu 1976.
version ya Wailers I Shot the Sheriff yo mu 1974 yakwirakwije ukwamamara kwa Bob Marley. Hagati aho Marley yakomeje kuyobora itsinda ry'aba Wailers kabuhariwe binyuze mu rukurikirane rwa za albumu zari zikomeye z'ingenzi kugeza ubu. Marley yarashyigikiwe kandi na batatu mu baririmbyi b'abagore bari barimo umugore we Rita, kimwe n'abana be benshi ba Marley. Nyuma yiboneye intsinzi yo gufata amajwi ibyitwa successful recording, hamwe kandi n'indirimbo nziza izo nakubwira nziza yari afite muri icyo gihe, No Woman No Cry, ndetse n'indi bita Exodus cyangwa se Intangiriro. Hari n'indi yise Could You Be Loved, hari n'indi yise kandi Coming In From The Cold, hari n'indi yise The Jamming, hari n'indi yise Redemption Song. Izi albumu z'ingenzi kandi za Marley zari zirimo Natty Dread mu 1974. Indirimbo za Bob Marley zerekanaga ku mugaragaro ukuri nyako, kandi uko kuri kukaba kutavangiye ku giti cye. Ibi kandi byatangaga imbaraga n'ubushobozi bwabo mu kuvuga ndetse no gukora umuziki urenze imbibi zabo. Bob Marley kandi yagaragaye nk'umunyapolitike, maze mu 1976 arokoka icyakekagaho kuba ari ubwicanyi cyangwa se byari umugambi wo kumwicisha. Kugerageza kwicwa kwa Marley guhuzwa n'amasezerano yari hagati y'imitwe ya politike yarwanaga na Jamaica, byatumye kandi muri Mata 1978 yerekeza mu gitaramo cye cy'amahoro yise One Love. Kuba yari afite imibereho ya politike kandi byamuhesheje ubutumire bwo kuzitabira mu 1980 mu birori byo kwizihiza ubutegetsi bwa benshi ndetse n'umunsi wo kwigenga kwa Zimbabwe ku rwego mpuzamahanga. Muri Mata 1981 guverinoma ya Jamaica yahaye Bob Marley icyubahiro cy'ishimwe. Nyuma yaho gato, hashize nk'ukwezi kumwe, yahise yitaba Imana azize kanseri. Bob Marley kandi agaruka muri Jamaica ahagana mu 1978 yakomeje gukora akazi ke nk'ibisanzwe, ndetse n'icyo gihe aza gusohora The Survival mu 1979, bikurikirwa ndetse n'uruzinduko rwiza cyane yagiriye mu Burayi. Ahagana mu 1980 niwe muhanzi wenyine wo mu mahanga wabashije kwitabira umuhango wo kwigenga kwa Zimbabwe nk'uko nibabwiye hejuru, maze atangira urugendo rwo muri Amerika nko kugera ku birabura baba muri Amerika bazwi nka Noir Americain. Yakozeho ibitaramo 2 abikorera muri Madison Square Garden, ariko igihe cyaje kugera igitaramo kigezemo hagati aza kwikubita hasi ubwo yirukankaga muri pariki nkuru ya NYC ku ya 21 Nzeri mu 1980. Kanseri yari yarasuzumwe, mbere yaho yari yarakwiriwe mu bwonko, mu bihaha, mu nda, ndetse Bob Marley yapfiriye mu bitaro bya Miami ku wa 11 Gicurasi mu 1981 ubwo yari afite imyaka 36. Nubwo Bob Marley kandi indirimbo ze zari zikomeje gukundwa, ariko urupfu rwe rwakomeje kumenyekana cyane kurenza ubuzima yari abayemo, kuko byatanze umusaruro. Nko kuri Legend yari iri mu njyana ya reggae, yagurishijwe cyane kurenza izindi zose zabaye kugera n'uyu munsi wa none. Ku rwego mpuzamahanga yagurishijwe kopi zirenga 12,000,000. Uyu mugabo ubuzima bwe nyuma yo gupfa bwakomeje kuba bw'ikimenya bose, nubwo yewe yari yapfuye
ariko ntabwo byamubujije gukomeza kwamamara ndetse no gukomeza kumenyekana ahantu hose kuko idarapo rya reggae yari yarazamuye. Uyu munsi nyemerera nkubwire bimwe mu bintu bitangaje kuri Bob Marley. Nuko mu 1994 Bob Marley yapfuye nyuma yo kwinjizwa mu nzu y'ibyamamare ya Rock and Roll Hall of Fame ari kumwe na Elton John Lennon ndetse na Rod. Ikindi wamenya kuri uyu mugabo kandi nuko kuri uyu munsi ushobora kubona ikawa ya Bob Marley yitwa Marley Coffee. Ubu bucuruzi kandi bwatangijwe n'umuhungu wa Bob Marley, Rohan Marley, aho hari mu 2009. Ikindi wamenya kuri uyu mugabo kandi nuko Bob Marley yahawe umudari w'amahoro n'umuryango w'abibumbye ku isi ahagana mu 1978. Bob Marley yahawe umudari kubera ibikorwa by'ubutwari aharanira amahoro ndetse n'ubutabera muri Jamaica mu gihe cyari gikomeye cyane cy'imvururu mu bya politike. Bob Marley kandi aracyari umwe mu byamamare byinjije amafaranga menshi nyuma yo gupfa kwabo, nyuma ya Michael Jackson, Elvis, Kobe Bryant ndetse n'abandi. Kuri uyu munsi aracyari ku mwanya wa 8 ku bantu binjije amafaranga menshi nyuma yo gupfa kwabo. Ikindi kandi nakubwira kuri uyu mugabo Bob Marley nuko yigeze kutotezwa azira kuba umweru cyangwa se twe tubyita kuba umumetisi. Bob Marley muri icyo gihe yaratotejwe azira kuba umumetisi, kuba yaravutse kuri papa w'umuzungu ndetse na mama w'umwirabura. Ariko Bob yigeze kwirwanaho agira ati, ntabwo mfite urwikekwe kuri njye, ntabwo ndi ku ruhande rw'abazungu cyangwa se ku ruhande rw'abirabura, ndi ku ruhande rw'Imana yandemye, uwandemye akantera kuva ku mwirabura ndetse n'umuzungu. Bob Marley ayo ni amagambo ubwe yivugiye bitewe n'itotezwa yakomeje gukorerwa akiri umwana akarikorerwa n'abana bagenzi be. Yes, ngaye nguko rero aya Robert Nesta Marley cyangwa se umwite Bob Marley wavutse ku wa 6 Gashyantare mu 1945 akavukira ahitwa muri 9 Miles aho ni muri Jamaica, akaza ndetse kwitaba Imana ku ya 11 Gicurasi mu 1981 aza gupfira ahitwa Miami muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abari kureba ku mashusho hariho igituro cye cyangwa se grave ahantu ashyinguye, dore ko n'uyu munsi hagisurwa bareba uyu mustari cyangwa se iki kirangirire ahantu cyaba gishyinguye. Yes, wakoze kubana nanjye rero, ngiye wumvaga muri iyi minota twabanye kuva kare. Nari Oze Blaze nk'ibisanzwe, SPN TV 2 nakagaruka. Ciao ciao.